kuvuga ngo ibintu bijyanye na kapera ku bintu bijyanye na documentaire ni ibintu nyine bitaba byoroshye. Ni ukuvuga ngo twakenera background ya ni beat nyine ziba ziri background. Ni ibintu nyine bitoroshye kuba ahubwo nashishikariza abantu kujya kuri YouTube bakagira gutya bakumva bakanaduhereza comment zabo kabisa. Naho kapera ku bintu bijyanye na kubanyuriramo ku bintu bijyanye na documentaire ni ibintu bitaba byoroshye kabisa. Uyu munsi rero twabazaniye umu content creator hano, ni umu TikToker, akaba umu YouTuber ndetse akaba n'umu content creator. Yes, turi kumwe nande? Ni Shine guturuka kuri The Shine TV Rwanda kuri YouTube, abanyarwanda bajyaho bagasacinga kabisa The Shine TV Rwanda. Okay, hanyuma se The Shine TV Rwanda ni cyatumye ubundi wiyitiriye zina? No kuvuga ngo njyewe mbere na mbere platform zanjye zose guturuka kera nakunze gukoresha izina rya Shine. Mbese abanyarwanda benshi banze ku izina rya Shine, ari abo twiganye kera, ari abo twigana. Mbese nuko nguko igitekerezo cyaje cyo kuvuga ngo YouTube channel yanjye nyite The Shine TV Rwanda. The Shine TV Rwanda kabisa. Okay, hanyuma se ni iki cyakwinspirinze nyine cyangwa se cyatumye uhitamo mbese gukora ibiganiro nk'ibyo ukabishyira kuri The Shine TV? Ni ukuvuga ngo abantu bakunze kunkurikirana kuri The Shine TV Rwanda. Yego. Mbere na mbere kugira ngo mbanze nkubwire n'ibyo nshyiraho content zanjye ni ibintu bijyanye na documentaire z'amateka. Ikintu cyanyinspirinze rero bwa mbere na mbere dushobora kureba nko kuba nje niza amateka muri segonderi, niza amateka. Yego. Hanyuma se YouTube channel yawe imaze igihe kingana iki? YouTube channel yanjye iri mbese nta gihe kirekire yari yamara. Nakunze gukoresha izindi platform nka Instagram. Yego. Ariko ubu ngubu ukwezi n'igice cyangwa se amezi hafi 2 niyo amaze gushira. Akanya tuvugana se umaze kugira aba subscribers bangahe? Aba subscribers bo ndakeka atari ngombwa no kubivugira hano. Ahubwo nashishikariza abanyarwanda bari kutureba bakajyayo bakareba, babona ari bakeya bareba ibyo nkora bakashyiraho bakazamura YouTube channel yabo. Yego. Hanyuma se nk'umu content creator hari ikintu cyatumye uhitamo gukora content, mbese hari akandi kazi kenshi mbese gatandukanye hirya no hino, wowe niki cyatumye uhitamo gukora content? No kuvuga ngo njye ikintu nkubwiye cyo akazi gatandukanye kaba gahari, ariko ngiye kubera kuba umwanya mfite ntago wanyemerera kujya gukorera kandi kazi kubera ko nje ndi umunyeshuri muri UR. No kuvuga ngo nyine umwanya uri free nibwo ngerageza gukoramo izo content zirimo ama documentaire, ariko kubona umwanya wo kujya gukora kandi kazi biragoranye. Yego. By the way, hagati aho ngaho ibyo ngibyo nanabikora mbikunze kabisa. Ubikora bikunze? Okay, nabahe ba YouTubers ufollowing abagenzi bawe? Aba YouTuber nkunze kufollowinga mbese bakananera motivation. Yego. Uwa mbere ni navuga nka Mwanafunze ku bintu bijyanye na documentaire. Yego. Na ikinyamakuru Primo Media Rwanda nabo bantu bakunze gukora ama documentaire yerekeye amateka bagatuma numva nanjye mbikunze kabisa. Nibo bantu mbese batumye ukunda gukora ama content nawe? Ne rwose kabisa. Okay, hanyuma se harya ubundi watubwiye ko wiga UR? Wiga UR kabisa. UR wiga iki? Ni muri wa mujyo rero kuba narize n'amateka muri segonderi. Yego. Nakomeje no kwigira ibyitwa History and Heritage Studies. N'amateka ariko yongeyeho ibindi bijyanye n'imirage. Yego. Hanyuma se niki cyatumye nyine wakora ibijyanye na documentaire? Wabonye byafasha iki abanyeshuri bagenzi bawe? No kuvuga ngo mbere na mbere duhereye muri Afurika, mbese hari abantu bamwe batize amateka kandi baba bakeneye kuyamenya. Muri abo ngabo rero harimo nabo twigana muri campus, wenda tutiga faculty zimwe, baba bakeneye kumva amateka nubwo atize amateka, wenda yarize nk'ibijyanye na science, nta hantu yigeze ahurira n'amateka kandi arayakeneye kabisa. Yego. Hanyuma se
gerageza udehe ka sample nyine k'ukuntu ukora icyegeranyo cyawe, kuko njye ndumvisha ari ibintu biba biryoshye cyane. kuvuga ngo ibintu bijyanye na kapera ku bintu bijyanye na documentaire ni ibintu nyine bitaba byoroshye. Ni ukuvuga ngo twakenera ama background ya ni beat nyine ziba ziri background. Ni ibintu nyine bitoroshye kuba ahubwo nashishikariza abantu kujya kuri YouTube bakagira gutya bakumva bakanaduhereza comment zabo kabisa. Naho kapera ku bintu bijyanye na kubanyuriramo ku bintu bijyanye na documentaire ni ibintu bitaba byoroshye kabisa. Yego. Video yawe uheruka gusohora ya nyuma yitwa ngo iki? Ya documentaire nziza mperuka gukora ni nari ndi kubwira abanyarwanda ibintu bijyanye na neocolonialism n'uburyo ikora ndetse n'ingaruka zayo haba muri Afurika ndetse ku migabane yose kabisa. Yego. Okay, hanyuma se ikindi uteganya guhita ushyiraho byihuse ni iki kuryo nyine abanyarwanda badukurikiye bahita bajyaho nyine bihuta nyine ikiriho cyabateye amatsiko uyu munsi ni iki? No kuvuga ngo ngewe muri stock mbafitiye ibyegeranyo byinshi, ntago navuga ngo iki nicyo uploadinga bwa mbere kuko mbishobora kubikora ngiye ari ibyegeranyo mba nakoze bikoze nyine nasoje gukora, ikiba gisigaye aba ari uko uploadinga. Kandi urabizi nk'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga ya uploadinga bitewe na situation ihari, mbese ntago nahita nkubwira ngo nza uploading ikihe, gusa ibyegeranyo byo birahari kabisa. Yego. Okay, hanyuma se nk'abanyeshuri badukurikiye wenda wowe wagerageje kwihangira umurimo, I think nyine ni umurimo uzagutunga tu. Kabisa, ndetse nanashishikariza n'abandi wenda niba bose ntago twajya ku mbuga nkoranyambaga, ariko buri wese agomba kugira byibuze akantu nyine amaraho umwanya yaba ari free time agashobora kumwinjiriza. Yego. Hanyuma se nyuma ubundi katwinjira duse nkaho twinjira in your lifestyle. Ubundi mu buzima bwawe nyine wowe nka nyuma yo kurangiza akazi, nyuma yo kurangiza amasomo, ni ikihe kintu winjoyinga kigufasha kuruhuka neza? Ikintu kifasha kuruhuka neza n'ubundi no kuva mu murimo umwe njya mu wundi. Iyo namaze kwiga kuko turabizi n'ubundi nabyo biba bikomeje, nkamara gukora ama documentaire just n'ubundi nirirwa ku mbuga nkoranyambaga ndeba ese ni igiki gishyashya, ni igiki nakongera muri kariyeri yanjye natangiye, nkashaka nkabaza amakuru n'ubundi ntago mba nicaye, ndetse naho kubwira nti free time yanjye n'ubundi aba ari akazi. Aba ari akazi. Okay, hagati y'umuziki ukureba umupira ndetse na game. Nicyo kintu ukunda kuvibinga muri ibyo bintu ngwajije? Umuziki, game, umupira. Yes. At least nakenjoyinga umuziki ariko nabwo bitewe. Yego. Ntago ari buri muziki nkunda, nkunze kuba umuntu utazi ibintu bijyanye n'amakipe gufana. Yego. Ntago nyine nkunze kuba ndi interested muri byo, n'umuziki ntago ari cyane. Yego. Meze umuziki following ndawurobanura kabisa, ndarobanura. Nihe ndirimbo iri kubikorera muri iyi minsi? Indirimbo navuga nka mbese umuhanzi wanjye mu Rwanda ni Bruce Melody. Ubwo ni iriya ndirimbo bafitanye na Diamond Platnumz, Pom Pom. Bruce Melody uramufana bya dada? Ndamufana, trist niwe nyine mbona uhedinze umuziki nyarwanda kabisa. Okay, ngaho gira inama abanyarwanda badukurikiye by'umwihariko abanyeshuri biga University of Rwanda. Abanyeshuri nakunze kubivugaho, ndetse nge ntago ndabwira abanyeshuri gusa, ni buri muntu w'umunyarwanda. Turarebera muri gahunda leta y'u Rwanda iba yashyizeho ibintu bijyanye no kwihangira umurimo. Yego. Ni ikintu mbese nyine ni ikintu tugomba gufokasingaho. Mwese ntago mugomba kuza ku mbuga nkoranyambaga, ariko at least ubu ufite akantu, ntutegereze ishuri gusa ngo niryo rizaguhereza ngo kariyeri. No. Yego. Bikubiye gake kabisa. Bikubiye gake. Okay. Hanyuma rero katugushimire cyane. Murakoze kabisa. Ariko mbere yuko tugusezerera nandi tugushimira cyane, bwira nk'abantu bashaka kugufollowinga, abantu bashaka kujya gusura kureba ibiganiro byawe babigenza gute bacaye? Umuntu ushaka kujya kureba ibiganiro byanjye ama documentaire yajya kuri YouTube akajya muri search akandikamo The Shine TV Rwanda, mbese ni YouTube channel ihita yizana kabisa, yahita yibona, agakora subscribe, akatira comment kuko comment ziratumotiva. Yego. Akaba
mbese yakanda ku nzogera, yasharinga, mbese views zikajyaho kabisa tukabona mu